Bwiza, Kitoko n'abandi bahanzi bashobora kuzamo. Ni tour witeguye gute? Urashaka gutanga ibihe byawe mu buhe buryo ku bantu bazitabira ibitaramo? The stage is yours. Muraho mumeze neza? Lucky arakoze. Je country summer tour. Summer country tour. Whatever. Niteguye neza, this whole kandi niteguye ko nzabaho ibintu byiza aho tuzagera. And I'm pretty sure ko n'igisamagwe na Munyakazi na Kitoko bose bari lit. Niba bataba lit kuko nzabarusha. Wacu tumwakire kugira ngo tumwakire mu byubahiro dukomeza show. Twagiye mufashe twakire Bwiza on stage. Yeah. Bwiza on stage. Ni buryo asuhuza abantu be. Ajya ni bumoso asuhuza abantu be. Ajya no muri VIP asuhuza abantu be. Yikomerereza hirya. Bwiza dufite metero 40 za stage. Kandi n'abakire bari kuri uru ruhande. Nawe genda basuhuze. Okay. Muraho. Aho rero niho nari gukeneye. Muraho. Okay. Bwiza ntabwo ndibuze kugusaba kuvuga ibintu byinshi ahubwo ndashaka kukubaza witeguye gute iyi summer country tour? N'iki wabwira abanyarwanda muri rusange? The band, Bruce Melody, Bwiza, Kitoko n'abandi bahanzi bashobora kuzamo. Ni tour witeguye gute? Urashaka gutanga ibihe byawe mu buhe buryo ku bantu bazitabira ibitaramo? The stage is yours. Muraho mumeze neza? Lucky arakoze. Je country summer tour. Summer country tour. Whatever. Niteguye neza, this whole kandi niteguye ko nzabaho ibintu byiza aho tuzagera. And I'm pretty sure ko n'igisamagwe na Munyakazi na Kitoko bose bari lit. Niba bataba lit kuko nzabarusha. Kuko je meze neza. Yeah, that's all. Okay, so niki wabwira abagize icyo bakora kugira ngo ibi bitaramo bigende neza, abafatanyabikorwa, abaterankunga bacu tugendana umunsi ku wundi nk'uko abantu bari kwibona kuri screen? Niki wabwira abafatanyabikorwa bizera umuhanzi nyarwanda, bizera n'ibitaramo by'abahanzi nyarwanda, bagashyiramo uburyo kugira ngo bigende neza? Icyo nababwira ni ukubashimira gukomeza gusupportinga industry muziki, kutwizereramo, ni ibintu by'agaciro. Ikindi nuko tubakunda, turabasaba kugira babone amakashi, babone icyo investingamo, dukunde ibinyobwa, dukunde serivisi zose batanga, tujye Kigali University bishime, tujoyinge. Yeah, that's it. Urakoze cyane, amashyi cyane kuri Bwiza. Tumureka agende yicare mu byicaro bye. DJ Captivo yashyiramo iyo ndirimbo, ubundi dukomeza aho gatoya na gahunda. Ushaka n'izindi ndirimbo washyiramo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Yo kwakira Kenny kuva muri What Wave ndetse unahagarariye iki gikorwa, unahagarariye Bruce ndetse na team yose iri gutegura iki gikorwa. Munyemerere twakire abantu kuva muri Bralirwa kuko nabo munsi bashyizemo uburyo bwo kugira ngo igitaramo kigende neza. So allow me to welcome Lick and Parfait on stage on the way from Bralirwa. Yeah. Amashyi cyane kuri aba bose babona ko natwe yegereza. Amashyi mumfashe abantu, mumfashe ibintu bigende neza cyane. Okay.